rero mu myaka 10 habayemo ibintu byinshi bitarondoreka, kurwara, gukira, ibintu byinshi. Ariko ndashimira papa na mama babaye iruhande rwanjye, ndwaye nkize, mbese nta kintu banyimye pe, icyo banyimye nicyo badafite. Rero kuba ndi mwaka wa 4 nabyo ni igitangaza. Hari abagera mu wa 3 ababyeyi bakabura amafaranga, ariko kuba njyewe ndi gukomeza amashuri naryo nishimye pe, nishimye. Happy birthday to you, happy birthday to you, Benie. Happy birthday to you, joyeux anniversaire. Kwifuriza Benie anniversaire nziza ndetse no kumuhereza impano. Ntekereza ko rero nanjye nk'umubyeyi we uramuhereza impano, ni umuco, ni umwuga, turabikunda cyane. Iro ni impano namuteguriye nk'umubyeyi, ariko mfite abandi bantu bantumye. Ku myaka 10 ibintu maze gukora ni bitwereka ko ejo hawe ni heza. Ubu nibwo ugitangira gukora anniversaire, nibwo ugitangira kwigisha, ahubwo ubu ngubu noneho uba amavuta arimo arazamuka agera ku rundi rwego mu izina rya Yesu. Tumukomeye amashi rero kubwuko Imana ikomeze mufashe, Imana ikomeze igufashe, ukomeze ukomere kandi uzagere kure. Turagukunda mwana wacu. Asa tegura ahantu heza wumva ukeneye gusohokera, tukujyane muri hoteli sha kubite ku nkoko wirire Yesu. Banzumweho niko muguriye noneho twese twagwandi turagufasha turagukunda Benie turagukunda. Awe akomeza muri bya byicaro, mama we nawe ahaguruke amwakire. Atarahaguruka ahangaha ngo ajye guhindura izindi style, hari indi myenda twaguteguriye ijyanye n'umunsi mukuru. Haguruka mama kujyane kandi ntagutinze, noneho ryatsinda. Oh yes. Noneho ryatsinda tubahaye umwanya mukore mu mihogo rwose. Naundi nambasa, naundi nambasa, atari wowe wamene
y'amaraso nta wundi nambaza nta wundi nambaza atari wowe wamene y'amaraso nta wundi nambaza nta wundi nambaza atari wowe wamene naundi nambasa naundi nambasa atari wowe
wamene y'amaraso naundi nambasa naundi nambasa atari wowe wamene y'amaraso naundi nambasa naundi nambasa atari wowe wamene yama oh naundi naundi nambasa naundi nambasa atari wowe wamene yama atari atari wowe wamene yama oh naundi naundi nambasa naundi imyaka 10 turagira ngo mwicare nta kibazo ndetse pare aze hano na marene ajye hariya ase ku mazi umuntu arambwira ngo narakubonye uri gukoresha ikiganiro Benie abantu uyu muturage kumbe nahageze rero turashima Imana ko mu myaka ye 10 Imana imaze kumukoresha byinshi bikomeye kandi ni icyerekezo cyerekana ko izamukoresha n'ibindi bihambaye. Ntatinze turagira ngo Papa Benie atanga ikaze ku bantu bose muri uri muryango gusenga twasenze, ariko noneho atanga ikaze ryeruye anerekana abantu cyane cyane ko bamwe nge ntabazi ariko we arabazi, noneho atanga ikaze muri uru rugo no gufungura by'umwihariko ku mugaragaro iyi sabukuru ya mabuja Benie. Murakoze. Twongere dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ndagira ngo banze nakire Fidel Gatabazi abanza baramutse. Haleluya. Fidel Gatabazi umwana mwuru ruga kabishuti yacu yakoze ku binyamakuru byinshi no ku maradiyo menshi, kubivuga byantwara umwanya munini, ariko n'umudirija mwiza wa Korali Salemu y'Ikabuga nicyo tuzi. Ni inshuti ya Benie rero by'umwihariko ngira ngo anniversaire ye y'imyaka 8 n'ubundi niwe wayuboreye aha ngaha. No Fidel turamwishimiye. Urondagira ngo munyemerere kubahereza ikaze ntibyoroshye, ariko nawe nta kigoye kirimo, turagerageza tubikore twihuse nk'uko rero bivuze. Uyu munsi ni umunsi dufite ishimwe rikomeye cyane ku by'Imana yadukoreye kuri Benie. Wenda ndaza kongera kugira amahirwe yo guhabwa umwanya wo kuza kubivuga, ahubwo reka maze nkora iki ngiki bambwiye cyo kubahereza ikaze. Ndi kumwe rero na mama Benie ndetse na Benie, reka bari mbanza kwakira kubera ko kugira ngo tube turi hano navuga ngo nibo tubikesha. Uko iyo mama Benie aza kubyanga turi Nyabugogo ahantu ndi kumuteretera akabyanga, ntabwo muba muri aha ngaha. Nimuhaguruke babakiriza amashyi menshi. Ayo mashyi nayo kubakira rero, Imana ibahereza umugisha. Murakoze. Turi kumwe na pare ndetse na marene batugaragiye, nibahaguruke. Aba ni abantu Imana yaduhaye muri iki gihe kimeze gitya ngo badufate amaboko batube hafi. Ni Emmanuel na Ivona, ni madamu n'umutware n'abana babo bose bicaye hariya.
rero ni abantu b'inshuti zacu ku rwego rukomeye cyane, rero nabo bifuje kuba muri anniversaire ya Benie, umukobwa wabo ni inshuti yabo, rero ntekereza ko nabo mwanyemera mukabakiriza amashyi menshi cyane. Murakoze cyane, Imana ibahereze umugisha. Turi kumwe na famiye ya Tisier na Madame bahaguruka mubakiriza amashyi menshi cyane. turabashuje mu izina rya Yesu, haleluya haleluya. N'amavuta tunezerwe turi mu nzu y'Imana. Atahera ndi imbere y'Imana. Wayiteye mama. Arakoze cyane Tisier na Madame, ni inshuti zacu zanidekaraye kuri Benie ku rwego rukomeye, bafite uburyo babanye, ariko Tisier by'umwihariko akaba umukorege wanjye, twarabanye mu majyepfo i Huye. Imana tuza kubona twese duhurije muri uyu mujyi, ibintu byabo rero n'ibyacu ndetse tujya tubitandukanya, tubishyira hamwe, tuba turi kumwe. Tubahaye ikaze muri anniversaire ya Benie. Turi kumwe na Narcisse na Madame, abakomera amashyi, Antoinette na Narcisse. Aba bantu ni inshuti zacu, twabagiriyeho umugisha, tumenyanye vuba, ariko twahise tuba inshuti zikomeye cyane. Turetse mu gitaramo iwabo kimeze nk'iki ngiki turimo, ishusho yacyo niko imeze. Rero kuza hano byaduteye iteka, byatunejeje, mwumvemo ikaze mu muryango. Murakoze cyane. Turi kumwe na Mama Kiki. Mama Kiki, wowe naguha nk'umunota umwe kuko kukuvuga byangoraho ukuntu. Mama Kiki ni ubwa kabiri mubonye mu maso yanjye, kandi umunsi wa mbere mubona nabwo ntabwo twatindanye, kuko nahirutse nyakanimero nk'umurabyo nca mu maso ivuge. Tumukomera amashyi umubyeyi. Twarahuye duhana nimero turacata, ambaza ibya Benie, mubwira ko uyu munsi afite anniversaire, avuga ati ngo byanga bikunda ngomba kuba muri anniversaire. Mwakoze kwitanga, Imana ibahereze umugisha. Turi kumwe na famille ya Hervé na Brenda, haguruke. Abantu bakomera amashyi. Turabakiriye. Hervé na Brenda ni inshuti zacu, basengera New Life, ni inshuti za Benie by'umwihariko zidekaraye ku mugaragaro. Rero nabo bumvishe muri anniversaire ya Benie bagomba kuhaba, tubaha ikaze muri uyu muryango. Murakoze cyane. Turi kumwe n'umusaza Ngoboka. Amen. Ngoboka ni inshuti yacu by'umwihariko, kaba inshuti ya Benie, hari kunyongorera ngo murasa. Ubwo simbizi we na Jado muraza kumenya uko muza ko. Rero aha ni mu rugo, ni inshuti yacu, abari hafi yacu, abari kumwe natwe. Yavuze ko nawe muri anniversaire ya Benie atagomba kubura. Turakwishimiye papa, Imana iguhereze umugisha. Turi kumwe na Kamanzi Aimable. Kamanzi Aimable agihagaze mu murebe mu maso, nanjye mu ndebe. Hari ikintu mubonye? Kamanzi Aimable ni inshuti yanjye, ni umuvandimwe, twarabanye muri geto turi abasore, tumenyanye mu gahe gatoya, kajya arangiye inama ati uzatere turiya muntu. Ni ubuhamya burebure kuko namenyanye nawe aririmbana na Mama Benie. Ni inshuti yanjye, uko duhura bwa mbere yahise ansaba ngo nimubere umuvandimwe ko dusa. Njya kurara, we ahita ifunguzo z'inzu y'i Kigali aho yabaga, arambwira ati nujya uzi Kigali ntukagira ahandi ujya kurara. Tumaranye igihe kinini kuba mu birori byacu, ngira ngo ari mu bantu bateruye Benie ari agahinja, ngira ngo iyo amubona ahita atekereza ibintu byinshi kuri Benie. Turakwishimiye, mukomera amashyi. Turi kumwe na Eric Job na Esther. Mubakomera amashyi. Eric Job ndetse na Esther, umugore n'umugabo murabibona, ariko by'umwihariko Eric Job ni nyirarume wa Benie, avukana na Mama Benie, ni musaza wa Mama Benie, ni nawe wampaye Mama Benie kwa kundi basohokana umuntu, ni we wamumpaye, ariko nanjye akantu namuhaye. Turakwishimiye mw'ibi birori, ntibari kuhabona, ndabizi ko Benie mufitanye amateka akomeye, rero twishimiye kubana nawe mu isabukuru ya Benie. Murakoze cyane. Turi kumwe na Dominique Nike, ashimwe Dominique. Dominique ni inshuti yacu, ni umuhungu wacu, sinzi uko nshobora kumuvuga, ariko ni inshuti ya Benie by'umwihariko, kuko hari ibintu bagiye bakorana bimaze kugera ku rwego navuga ngo rukomeye. Ntago mpamya ko ibintu bya Benie Dominique ashobora kubiburamo. Rero wakoze kuza kubana natwe mu birori, si ubwa mbere ugeze hano, si ubwa kabiri, byose ubu birimo. Dukomere Imana amashyi ku bwa Dominique.
ndetse Dominique by'umwihariko ari kumwe na Bahati, kenshi baba bari kumwe nk'impanga. Bahati nawe hano ni nko mu rugo. Bahati nawe turakwakiriye, Imana iguhereza umugisha cyane. Turi kumwe na Brenda, Rusaro Brenda. Brenda yicaye imbere yawe. Rusaro Brenda ni umugore wa Kayitare. Kayitare yagiye mu kazi ntiyabonetse. Brenda tumaranye iminsi myinshi, tumaranye igihe, twamenyanye ari umukobwa, tuba hafi, Imana ikavuga ibintu bikomeye. Rero ntekereza ko kuba muri anniversaire ya Benie ntabwo ari igitangaza. Iyo utahaba nibyo byari kuba ari igitangaza, ariko kuba uhari si igitangaza. Turabyishimiye cyane kuba yabanye natwe, dukomere Imana amashyi menshi kubwe. Turi kumwe na Papa Emery Emmanuel, harya iki cyanjye Musanzire. Dufite abagore bavindimwe. Nawe ni umubyeyi wacu, ni inshuti yacu, by'umwihariko akaba inshuti ya Benie. Madamu we ari mu gikari, abana be benshi bamwe bari ahangaha, barahagaze mu muryango, n'abandi bicaye hariya nabe. Turakwishimiye, Imana iguhereza umugisha. Turi kumwe na Liliose. Liliose ni inshuti yacu, ni inshuti ya Benie by'umwihariko. Yazanye na Miranda. Haguruka Mira. Uyu mushumba yitwa Miranda, afite amavuta akomeye cyane. Ahantu asengera niyo muntu twabonye utanga icya 10 cyane kurenza abandi. Ni inshuti ya Benie, rero yavuze ati nanjye mu bintu bya Benie ngomba kuhaba. Mwakoze cyane kutuzanira Miranda, namwe mukaza. Mwakoze. Turi kumwe na Claire. Komera Imana amashyi. Claire nawe ni inshuti y'umuryango wacu, ndetse n'umutware we ni team imwe na Liliose, ni team imwe na Antoinette ndetse na Narcisse, basengera mu itorero rimwe. Ariko muhaguruke mwese, cya gikundi kirakaze. Bari abantu mu bakomera amashyi. Ko mutikiriza ariko. Amen. Turabishimiye. Iyi ni timu yaturutse ku itorero rimwe, ni abantu b'inshuti zacu bishimiye kubana natwe mw'ibi birori. Hari umuntu atarutsemo hariya yitwa Claudine, nahaguruke. Uriya turavukana, ni nge nawe tuvukana, twavutse turi 5, dusigara nge nawe. Urabona ko agifite imibabaro myinshi, ariko ngewe uri kugenda igabanuka. Twara abanyamibabaro twese, nta wasekaga, byari ibibazo. Wewe umurebye ubona bikigira, ariko bigenda biza uko bimeze. Ndabishimira Imana. So rero taza kunteza ibibazo nanjye, ahubwo nari nikarumye nkoze kubikora. Nko dufite amateka akomeye, dufite amateka akomeye. Ndebera akantu aho ngaho kwihanaguza. Ushize hari abantu twabanye hano, niba Fideli hari ikindi yakomerezaho, wenda tukaza kongera gusubiza umwanya. Murakoze cyane. Reka dukomeze twakira abana noneho. Mugiye guhaguruka abana, muhaguruke mwese. Mukomera Imana amashyi ku bw'aba bana. N'umugisha kuba dufite abana muri iki gitaramo. Mwongere mwicare. Turahera kuri uriya wo haruguru, ahaguruke avuga amazina ye yombi no mwaka yigamo kugeza kuri abo. Baravuga ngo nitwa. Yiga mu mwaka wa 3. Yego. Haguruka nawe, vuga amazina yawe naho n'umwaka wigamo. Mu wa 3 nawe. Haguruka. Turakwishimiye. Haguruka nawe, vuga amazina yawe. Wapi. Kurikiraho wowe nta kibazo. Haguruka uvuga amazina yawe n'umwaka wigamo. Wa 3. Ese ni P3 cyangwa ni
Ni nasari. Okay, yego. Mwaka wa mbere. Mwaka wa kane. Turakwishimiye. Yego, turi kumwe n'abaririmbyi hariya. Buri wese aragenda atubwira izina rye. Duhereye kuri ufite gitari. Amen. Nakoze. Yego. 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 Turabishimiye. Aba ni abaririmbyi b'inyarugenge ariko ni n'abana muri uru rugo. Tukaba twishimiye gutaramana nabo. Turi kumwe n'abandi hano, harimo Jado, nahaguruka babwire n'andi mazina ye n'icyo akora. Muranasi. Murakoze cyane. Murakoze cyane Chantal. Abandi ndumva Papa Benie yabavuga. Naba batatu basigaye na Pare na Marene na Mama Benie. Arakoze cyane Fideli, bani muhereza umugisha. Turi kumwe na Pamela, yahaguruka Pamela. Yabaramutsa mukumva ijwi rye. Arakoze cyane Pamela, asengera muri Shekina. Nta gihe kinini kirashira tumenyanye, ariko igihe twamenyaniye tugahura, twabanye ahantu amasaha make n'abandi bantu bari aha ngaha, twumva n'umuntu wo kwiyegerezwa, ushobora kuba hafi y'umuntu bikagira icyo bimara. Ubwa mbere ageze hano, rero ntekereza ko abantu ubona hano inshuti zacu, ubwo nawe babaye inshuti zawe, kugera hano muri uyu muryango turakwishimiye. Imana iguhereze umugisha. Turi kumwe na Vestine, yahaguruka. Vestine ni umugore wa Robert, basengera muri restoration hano hakurya Kimisagara. Ni abantu Imana yaduhaye nabo muri iki gihe, batubera inshuti, batubera amaboko, nabo bifuje kuba mu birori bya Benie. Mukomere Imana amashyi kubwe. Turi kumwe na Rosine. Rosine ni umukristo w'Ikabuga, ni inshuti yacu muri uyu muryango, tugiye kumarana imyaka 2. Avuga ngo ni umwe mu bantu tumaranye iminsi kandi twumva tuzanamarana iminsi myinshi. Hari umuntu uza mu buzima bw'umuntu afitemo igihe gito, byo namaze kubibona. Rero kuba ari kumwe natwe biratunejeje. Ni umubyeyi mw'uru rugo, igihe icyo ari cyo cyose tumuhamagaye aratwitaba. Rero turakwakiriye. Imana iguhereze umugisha. Mwongere mukomere Imana amashyi menshi cyane. Turi kumwe na bene data bakora umurimo w'itangazamakuru. Twagize umugisha, Imana ibikora itya kugira ngo ubutumwa bugere kure. Navuga rero ngo ni ibintu tugomba gushimira Imana, kubera ko kuba muri aha ngaha nk'uko mwabyumvisha mu makiki yavuze, yatubonye kubera ibi byuma. Ngira ngo narwanye urugamba rukomeye maze gupostinga ko Benie afite anniversaire. Nahamagawe n'abanyamakuru batagira umubare, maradiyo atagira umubare, ndangije ndaselectiona uko nari mbazi, bamwe ndabangira. Aba rero nibo ntibyemewe ugufasha nagufasha wongere uhita ugaruka, ubwo hari uko twabivuganye. Murakoze cyane. Aba bene data bakora umurimo w'itangazamakuru, harimo abasanzwe baza hano muri uru rugo, bakorana ibiganiro na Benie ahatandukanye. Ndagira ngo by'umwihariko tubakire. Turi kumwe n'intumwa cyangwa uwaje ahagarariye Isibo TV. Ni abantu b'inshuti zacu, ni inshuti za Benie by'umwihariko. Rero hari uwo bohereje waje abahagarariye, yarambura ikiganza akabaramutsaho ku Isibo. Amen. Turakwakiriye cyane. Imana iguhereze umugisha. Turi kumwe no kuri Bohoka, waje ahagarariye Bohoka. Urakoze cyane. Imana iguhereze umugisha. Turi kumwe n'uwaje ahagarariye Himbaza.
urakoze cyane. Turi kumwe n'uwaje ahagarariye Nkunda Gospel TV. Ngira ngo nawe si ubwa mbere hano muri uru rugo, umuririmbyi muri Silowamu namaze kugufata. David yego, umuririmbyi mwiza, Imana iguhereze umugisha. Turi kumwe Fideli, mudufashe biraza kutworohera mufasha abantu, murakoze cyane. Turi kumwe na Bahati Sebaha, ndamenya noneho mbyita ngo iki ni kwa kundi ya. Turi kumwe na Bahati, ni Sinai TV, mwakomera Imana amashyi ku bwabo. Bahati na Dominique turabakiriye, ntekereza ko n'abantu bacu, kandi navuga ngo na amaboko afashe Benie cyane, kubera ko iyo tuganiriye na Dominique ndetse na Bahati baba bambwira bati Benie tumutware gutya. Uruhare runini rw'aho Benie ageze babigiramo uruhare rukomeye cyane. Turi kumwe na Iris TV kwa Jado, ngira ngo mu biganiro bibiri bya mbere Benie yakoreye ku Isimbi TV ari kumwe na Jado na Iris TV. Ni abantu navuga ngo bafitanye umwihariko na Benie ku rwego rukomeye. Rero turabakiriye Jado, Imana ibahereze umugisha. Wowe ntago nakumenye neza. Fideli Gatabazi official. Fideli Gatabazi official, nabo ngira ngo Benie na Gatabazi bafitanye amateka, kuko Benie yakoze kuri welcome y'ubukwe bwa Gatabazi. Urumva rero ni abantu b'inshuti ku rwego rukomeye. Rero abantu bitangazamakuru mwese aho mwaturutse, mwakoze kwitabira ibi birori bya Benie, Imana ibahereze umugisha. Turabishimiye kubera ko muba mwakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo ibintu bigende neza. Mwongere mukomere Imana amashyi. Ndumva ikirere kibaye kimbanye cyiza, mu kanya cyari kinaniye, ikirere cyari kinaniye mu kanya. Abantu twabanye hano ubushize harimo pare barabyibuka, twari dufite anniversaire y'imyaka 10, Imana itwubakiye urugo. Kuvuga hano birananira, biranga pe, biranga. Hari ukuntu nyine ujya kumva filime karizinze, ukibuka iminsi ya kera, niko Dawidi yavuze. Ubwo rero ya masheke wanjye yarabinkururiye kandi yarabizanye, yaratumye asubira ahantu. Ariko turashimira Imana yose iba yaradukoreye. Amen. Twarimo duhana ikaze no ndasoza, ariko tugize nanone umugisha, twakiriye undi mukozi w'Imana. Turi kumwe n'umubyeyi hano, n'umugabo witwa Didasi, yahaguruka. Didasi ni inshuti yacu, navuga kandi ngo cyane, kubera ko kuba byonyine ateye intambwe akagera aha ngaha n'ibimenyetso bigaragaza urukundo tumukunda nawe adukunda. Ni umudiyakoni muri ADPR Remera, ahantu bita mu Rukurazo. Ni inshuti ya Benie, ndabivuga ntyo kubera ko maze kumubwira ko Benie afite anniversaire, yaravuze muri gahunda nyinshi ifite, mu mirimo myinshi ifite, nanjye anniversaire ya Benie natinda nabanguka nzayigeramo. Rero turakwishimiye. Ubwo baraza kugufatira agafoto mu kanya, usanze abandi babirangije, ubwo nawe yawe baraza kuyitegura babishinzwe. Rero turakwishimiye, mukomere Imana amashyi menshi, tumwakire nawe. Arakoze cyane rero Fideli kubw'uyu mwanya mwiza yarampaye wo kugira ngo mbakire. Hari wasigaye pasi, mwese mwiyumvemo ikaze, biratunejeje cyane kubakira muri uru rugo. Ari ibintu biba ukabona ni nk'inzozi, ukibaza ese biri kuba, ese ndi kurota. Ntekereza ko rero mu by'ukuri ibi bintu ntitwabura kubishimira Imana ibidukoreye. Muranyemerera rero nsubize Fideli uyu mwanya, kuko ndumva nifuza ko igihe cyacu tuza kugikoresha neza, ibikorwa bigakorwa neza, bigakorwa hakibona, abataha bagataha hakiri kare. Kandi rwose numva nakongera kubashimira kubera ko mwankoze ku mutima. Nkunda abantu bubaha gahunda, dutegura ibintu bikaba mu gicuku bikaba nijoro, ariko ku cyumweru abantu bagiye mu materaniro, basuye abana ku ishuri, mwatwaranye kugira ngo ibi bintu bigende neza. Mureke rero twongere dukomere Imana amashyi menshi cyane. Yesu abahereze umugisha. Amen. Arakoze cyane Papa Benie. Tugiye gukurikizaho umwanya nk'uko twari twabibabwiye, wo hari abantu bashobora kuba bateguriye Benie impano, kuko turaza gukora indi gahunda y'amafunguro, ibyo kurya n'ibyo kunywa mu kanya, ariko iki nacyo tukirangije kugira ngo dufatiranye iki kirere kikimeze gutyo. Abantu baba bateguriye Benie impano bajye juru bazitange, ibindi tubikore nyuma yaho. Niba ihari nta kibazo.
Okay, nari mvuze ngo bari twe tubanza ariko Beni arambwiye ngo birashaka ko mu bana hari ababa bateguye impano ngo bari bo babanza, reka abana babanze, noneho niba hari abayiteguye bayimuhereze, noneho ubwo nanjye muze kumfasha nanjye yanjye muyishyire hafi nze gukurikira abana. Murakoze. tunejejwe n'Imana mu mutima. Dawidi yaranditse Zaburi 119 umurongo w'122 aravuga ngo wigwatirize ko uzagirira neza umugaragu wawe ngo kugira ngo abibone be kumpata. Turashimira Imana ko yigwatirije kuri uyu mwana akabaho, Imana igakora imirimo n'ibitangaza akagize imyaka 10. Kuba rero yujuje imyaka 10 ni Imana yigwatirije rahatubere. Nagira ngo umuntu mwegeranye nawe umuhe ikiganza mubwire ngo nawe nikomeze hakubere, mubwire ngo nawe komeze hakubere, nawe komeze hakubere, nawe yigwatirize ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Rero dushimye Imana ku bwa Benie twarabanye Butare nkuko yabivuze, gihe kiragera turamushingira barabyara, none babyaye umukozi w'Imana, babyaye umuvuga butumwa, ibintu byose ruguyanga mundundaho karakanya gato. Haleluya cyane kandi haleluya. Amen. Tunezerwe mu gitaramo cy'uyu mwana kuko uyu ni umumarayika, ni umuvuga butumwa, ni umukozi w'Imana. Imana yaduhaye kugira ngo abashe kuba umuyoboro Imana inyuzamo ubutumwa bwiza kugira ngo abantu bihane bakizwe. Imana ishimwe. Ahantu rero Imana imugejeje ni heza, dufashe umwanya wo gushimira Imana yamurinze ndetse kandi kamuduha kugira ngo abo umuyoboro w'ivuga butumwa, kandi ari kubwiriza abantu benshi bagahinduka. Amakuru mwese murayafite, hanabariya bari hari i Burayi hose bafite amakuru yuko Benie ari umuvuga butumwa kandi yabwirije ubutumwa bwiza, kandi aranakomeje kubwiriza ubutumwa bwiza. Nari ndimo mvuga rero ngo Benie kura ujejuru, kandi felicitation, congratulation. Nibakongera amashi rwose. Ku myaka 10 ibintu maze gukora ni bitwereka ko ejo hawe ni heza. Ubu nibwo ugitangira gukora anniversaire, nibwo ugitangira kwigisha, ahubwo ubu noneho uba amavuta arimo arazamuka agera ku rundi rwego mu izina rya Yesu. Tumukomeye amashi rero kubwuko Imana ikomeze mufashe, Imana ikomeze igufashe, ukomeze ukomere kandi uzagere kure. Turagukunda mwana wacu. Asante. Tegura ahantu heza wumva ukeneye gusohokera, tukujyane muri hoteli sha. Kubite ku nkoko wirire Yesu. Haleluya. Amen. Yongera amashi Imana yamurize mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Murabona ko Benie dusa. Nanjye ntago nagenda nagize icyo mvuga kuri Benie. Congratulations. Benie rero twahuye aciyemo imyaka itari myinshi, akoraga ku Simbi, ariko maze vuga Imana nk'imurimo byatumye ngira amatsiko menshi kumuganiriza. Ni ikiganiro twakoze cyakunzwe n'abantu benshi cyane, ngo Papa Benie na Mama Benie barabizi ku Isimbi TV. Benie urabyibuka? Ariko uburyo yanyakiriye mu rugo ni ibintu byanangaje cyane. Uyu munsi kuba yuje imyaka 10 twamugeneye Imana ariko mu izina rya televiziyo yanjye nsigaye mfite twa TV, ariko ndashaka kumubwira yuko uko agenda yigira imbere numva rije n'ubuzima bwe. Umunsi yabagize muri Benie ugera muri high school, ibyo uzakenera by'ishuri tuzaba kumwe n'ababyeyi, kandi Imana igomeze ijyana umugisha. Akoze cyane Jado, Imana imuhe umugisha.
Benie ndamukunda cyane. Benie nkwifurije iyi shokora nk'uko iryoshye ubuzima bwawe buzakuryohere kugeza iyo utagarutse. ubuzima bwe buzaryohe nk'uko kari agashokora karyoshye. Mbanje gushima mwese mwabaye mu ruhande rw'umuryango, mu ruhande rwa anniversaire ya Benie. Uyu mwana ni impano yahaye umuryango ariko imuduha twese. Yamuduhaye nk'impano ikomeye kandi muduha nk'umuhanuzi. Benie turamukunda natwe nk'ababyeyi, usibye kuba hari ababyeyi bamubyaye natwe turi ababyeyi be. Benie ukurikije impano afite n'ibimurimo, si uko ababyeyi babigiramo uruhare cyane ngo bamutoze cyane, ahubwo ni impano imurimo. Ni impano imurimo, ntabwo ari ukumutyaza ko ababyeyi basigasira impano kandi bazakomeze bayisigasire kugira ngo uko agenda azamuka agenda agwiza imbaraga nk'uko twumvishe ijambo ry'Imana. Benie rero turagukunda kandi turakwifuriza ibyiza byose, haba mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Ibindi rero bijyanye n'impano yawe ni Imana izakomeza kuyikuza, sibyo? Ariko natwe twebwe turaguha iby'umubiri. Ngewe rero ndaguha iby'umubiri kugira ngo ukomeze uzamuke no mu myigire. Ndaza kugushakira laptop kugira ngo uzajye uteguriraho amasomo yawe ndetse n'ibyigisho. Imana igumugisha. Arakoze cyane Daddy, yamuhaye impano nziza cyane. Ibyigisho bye rwose ahantu azajya bishyira kabibika kanabyeditinga. Arakoze cyane Gatabazi kubw'uyu mwanya mwiza atuyoboyemo wo gukomeza kwifuriza Benie anniversaire nziza ndetse no kumuhereza impano. Ntekereza ko rero nanjye nk'umubyeyi we uramuhereza impano, ni umuco, ni umwuga, turabikunda cyane. Iro ni impano namuteguriye nk'umubyeyi, ariko mfite abandi bantu bantumye, hari impano z'abandi bantu bantumye barimo barazifunga, wenda dushobora kurangiza zabonetse, kandi zitabonetse nabwo zamugeraho. Hari umuntu witwa James uri muri Canada adutumye kuri Benie, yamuteguriye gift nziza, turaza kuyiguhereza. Dufite umubyeyi witwa Jeanne nawe uri mu Bubiligi, nawe yageneye Benie impano. Dufite umuntu witwa Marayika uri Butare, nawe yageneye Benie impano. Hari n'abandi bantu bari Butare, nyina wabo witwa Furaha n'umugabo we Munyeshyaka Emmanuel bari Butare, nabo bageneye Benie impano, bavuze ngo tuyimugezeho. Hari undi mugabo witwa Peter nawe yageneye Benie impano. Ni nyinshi nshobora no kugira ibyo nibagirwa, ariko abantu bose bantumye ubutumwa bwa Benie nabwo buraza kumugeraho. Rero iyi ni impano yanjye namuteguriye, Yesu amuhereze umugisha. Yesu ashimwe. Haleluya. Nanjye ndishimye. Nanjye ndishimye kubw'uyu munsi wa Benie. Murabizi ababyeyi, iyo ubyaye umwana hari ikintu gihinduka. Benie yandemeye ibyishimo byinshi, ntibagiwe na papa we yatumemeye ibyishimo. Ndabyibuka umunsi namubyaraga
famiye benshi bari hanze, ari mabukwe, ari bakuru banjye, bose bari hanze bantegereje. Nkumva mfite amatsiko menshi cyane. Ndashima Imana cyane, Satani yari agiye kumvangira, banteye serumu batera mu mutsi utariho. Haba haje umudokiteri vuba arareba aravuga ati ninde ukoze ibi bintu, bahita bahindura vuba vuba. Umutima wari utangiye gutera cyane, ariko nari mfite umunezero, numva mfite amatsiko yo kureba Benie. Benie avutse ngira amatsiko menshi, ndamureba ndanezerwa, numva akivuka ntangiye inshingano. Ndashima Yesu ko yakomeje kumukuza neza kandi akamukuza afite impano Imana yamugeneye. Naranezerewe cyane, si ibintu tumutoza kuvuga ijambo ry'Imana. Hari igihe tuba twagiye twataha tugasanga yaryamye afite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, nkabyitegereza nkavuga nti koko uyu mwana afite impano. Turashima rero Imana ko yamuduhaye nk'umwana w'umugisha. Ndagukunda cyane, turagukunda nk'ababyeyi bawe. Uzahore wubaha Imana, wubaha abantu, uzahore ushimwa n'Imana kandi ushimwa n'abantu. Turagukunda cyane kuri uyu munsi wawe. Murakoze. arakoze cyane, arakoze cyane. Twari turi muri uyu mwanya wo gutanga impano ku bantu babiteguye. Abantu bose muhanagura, abantu bahicara, abantu bari muri gahunda, bari ngombwa ko abantu bahagarara hanze. Twagize rero umugisha nanone, hari abandi bene data, inshuti z'umuryango, by'umwihariko inshuti za Benie baje twamaze kwakirana. Nagira ngo munyemerere abo tubahereze ikaze. Yahaguruka, yaje twakiriye abandi. Mwabonye ko yinjiranye n'umuryango n'abana be. Ni nyirarume wa Benie, kandi navuga by'umwihariko bafite ukuntu babanye, bafite uburyo bakundanye. Rero ntekereza ko nawe kuba yabaye muri uyu mwanya tutabura kubishimira Imana. Turi kumwe n'umugabo witwa Gakomeye Innocent, yahaguruka nawe akabaramutsa. Papa Edimo ni inshuti y'umuryango wacu, ndetse wenda hari ntatinya no kuvuga ko ari mu bantu bari hano. Ngira ngo ashobora kuba ariwe muntu tumaranye igihe kinini cyane, kubera ko umunsi ndambagiza mu Benie niwe muntu wa mbere namushyiriye njya kumumwereka. Ndamubwira nti rwose nti ngaho ndebera. Arambwira ati ntutambike ibirenge uhita ufatiraho, burya uje aho ari kubyica. Rero ntekereza ko Papa Edimo ni inshuti by'umwihariko, dufite ubundi buryo tubanye by'umwihariko. Iyi gahunda narayimumenyesheje, asanga afite izindi gahunda nawe mu rugo n'umuryango yateguye. Arambwira ngo azaza ku wa mbere. Nabonye message ndi ahantu ku irebero, arambwira ati harya amasaha nayahe, ndayamubwira. Rero mu bintu akora byinshi, sibyo ko namaze kumenya ko Miss yari afite agakonji. Ubwo rero yigomwe, iyo utaba mw'ibi bintu byari kumbabazaho ukuntu, ariko impamvu wari wayimbwiye. Rero nawe mu bantu bangana batya twakiriye nk'inshuti, wakoze kubana natwe. Hari haciye iminsi twari tugukumbuye. Imana iguhereza umugisha kuba wemeye kubana natwe mw'ibi birori. Turi kumwe na Konsore, reka wenda mvuga izina, ariko by'umwihariko akaba marene. Hari umuntu wafashe umwanya wawe nyine ngo w'inshuti yawe yavuze ati marene yadahari mba ngomba kuhamubera. Yahaguruka akabaramutsa. Agihagaze ngo yaje wenyine, ubonye hari itsinda rinini ry'abantu bazanye. Mwese nimuhaguruke. Ntabona kozi w'Imana ari kuruhuka, yananiwe, wicaye hirya. Muregera hano bayifata rero, kuko mwasanze bazifashe. Negereho, ubwo murahita muyitanga. Arakoze cyane marene, yazanye n'abana. Ubwo arahita afatiraho n'ubundi cya gikorwa twari turimo cyo gutanga, cyangwa tube turetse
mwakomera Imana amashyi ku mama Shakina cyangwa konsore cyangwa marene no umubyeyi tumaranye nawe iminsi itari mikeya. abantu twabanye hano baje kare, hari ibintu byambayeho marene asanze byarangiye, bya bintu byambayeho ku myaka 10 n'ubundi byambayeho mu kanya. Marene ndetse na pare batubereye umugisha. Tumaze gukora ubukwe na mama Benie muri 2012 twaje kuburana n'abantu batubereye marene, batubereye pare, tuba nk'abababura. Tugiye kwiziza anniversaire imyaka 10, tugira umugisha rero Imana iduhereza marene ndetse na pare batuba hafi batugana. Rero iyi gahunda yuko Benie yagize anniversaire ari marene ari pare bari bayizi, ariko kubera gahunda nyinshi zitandukanye niyo mpamvu marene nawe aje mwaya masaha. Ariko ntekereza ko dushimiye ko ari we ari umuryango Imana yabarinze bakaba mugeze hano amahoro. Turabishimiye, Imana ibahereza umugisha mu mbaga y'aba bantu, turabakiriye muri inshuti zacu ku rwego ruhambaye. Sinzi nabonye wahaye Benie gift, niba hari icyo uri buvuge simbizi cyangwa niba byarangiye nabyo birashoboka. Haleluya. Mu muryango dushimiye Imana ku bwa Benie. Imyaka 10 ni ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu uko umwaka uhise, uko umunsi uhise, tuba tugomba gushimira Imana ko hari ababa batabibonye, hari ababa batabigezeho, hari abana bavukiye rimwe na Benie cyangwa se bavutse mbere cyangwa nyuma ye batagihari. Ikindi dushimira Imana nuko Benie ari umwana mwiza, ni umukobwa mwiza, ni umwana wamenye Imana akiri mutoya. Twese abato n'abakuru tujya twigiraho, ajya tubera urugero rwiza, bikadutungura bikadutangaza. Rero uyu munsi turamusabira umugisha ku Mana, ikomeze imurinde, ikomeze imukoreshe, azakomeza kure ari umwana utinya Imana kandi tuza kuyikorera. Yarakoze cyane marene, murakoze. Ari baheze umugisha. Nagira ngo n'ubundi nsubize Fidel uyu mwanya ku bene data n'abanosa y'abakonsore n'abana baje nyuma. Mwese rwose mwembe mikaze, turabakunda, muri inshuti za Benie, muri inshuti z'umuryango. Niyo mpamvu ku uyu munsi wo ku cyumweru mwakagombye kuruka mwigomwe mukaza kubana natwe. Rero Yesu abagirire neza, Yesu abaho umugisha. Fidel yakomeza gahunda. Murakoze cyane. Tugiye kumva ijambo rya Benie. Tugiye kumva ijambo rya Benie mbere yuko turi bukore ikindi gikorwa gikurikiye. Karibu, haguruka. Hari abinjiye ntari niteze rwose, mwese Imana ibahe umugisha. Rero imyaka 10 si imyaka mikeya nk'uko marene yabivuze. Hari ababa batakiriho kandi nabo bafite iyo right yo kubaho, ariko nanjye ndashimira Imana ko nkiriho kandi nkifite ubuzima. Rero mu myaka 10 habayemo ibintu byinshi, bitarondoreka, kurwara, gukira, ibintu byinshi. Ariko ndashimira papa na mama babaye iruhande rwanjye ndwaye, mbese nta kintu banyimye pe. Icyo banyimye nicyo badafite, nicyo nabo badafite, kuko icyo mbasabye rwose barakimpa mu bushobozi bwabo. Nta kintu banyimye mu myaka 10. Imyaka 10 nararwaye ndaremba, baguma iruhande rwanjye. Ababyeyi bavuga ati ayo mafaranga yo kwishyura ibyo bitaro ntayo twabona, bagasohoka bakagenda bakiye. Ariko nyine bastayinze by my side, ndishima cyane. Rero abantu bafashe umwanya wabo
bakaza, hari abari bafite amagahunda ariko barayasubika kugira ngo baze hano. Ndabashimiye, nshimiye Fidel, Imana iguha umugisha kuba nawe baje ukitanga. Abaririmbyi nabo Imana ibaha umugisha, baririmbye neza, n'abana babaye iruhande rwanjye mwese uko muri aha ndabashimiye, n'abari bari mu gikoni mubambwire ko nabashimiye. Rero rwose muri iyo myaka 10 nize ku bigo bintu bitandukanye. Nize Saint Charles Nyamirambo ni gano hepfo hafi, none ngeze Pakopi na Kimisagara, hose nagiye mpiga. Ubwo kandi hose mafite experience no kuri Pakopi niho nkiri. Rero kuba ndi mwaka wa 4 nabyo ni igitangaza. Hari abagera mu wa 3 ababyeyi bakabura amafaranga, ariko kuba njyewe ndi gukomeza amashuri naryo nishimwe pe, nishimwe. Yego rero ndishimye. Amateleviziyo yose yaje akigomwa, ntabwo ari uko babuze aho bajya gufatira ibiganiro, ako baraza ngo bafate iki kiganiro iyi birthday. Nabo ndabashimiye cyane, abampaye amagifti ndabashimiye, Imana ibahe umugisha, more blessings, ndabakunda. Iyo nkuru yanditse hera nkaba nanditseho papa yavuze 2, noneho zarangira nkagenda muri Bibiliya nkarambura nkasoma iyo nkuru, noneho bitangira gutyo nakumva papa abwiriza nkumva nanjye ndabishatse, nkumva noneho nkamubwira nimugoroba ndabwiriza mwumve, aho nishwa akamusura ngenda bikura gusoma. Yego, ni ibiki wumva mu by'ukuri byiza washimira ababyeyi bawe bakugejejeho muri iki gihe cy'imyaka 10? Ikintu cyiza bangejejeho ni kuba proud of me, bakanshyigikira, kumpaga bakananshyigikira zonyine pe, ibyo birambagije niyo batamiza mirenze, ariko being proud of me is giving you love. Hari abantu bajya bavuga bati buriya Benie mu ishuri ashobora kuba nta kantu, akaba ari kumubona kurya ari kubwiriza gusa mu ishuri. Last like semester wabonye amanota angahe? Igihembwe gishize wabonye amanota angahe? 80. Ubu wa kangahe? Benie ntujye kutubeshya. Ku cyumweru koko kuri anniversaire. Ubu wa 10 na umwanya mwiza wigeze uba no wa kangahe? Wabaye wa mbere Benie? Wiga mu wa kangahe? Muri maternelle. Ni muri maternelle nyine wari wifatiye. Muri maternelle no kugeza mu wa mbere. No mu wa mbere. Umwanya mubi wabaye se ukavuga uti nagikuruye noneho we no warya. Umwanya mubi nabaye nawubaye nkigera ku kigo cya mbere. Umwanya mubi nabaye ni wa 20. Nkigera ku kigo bwa mbere ntaramenyera nyine. Yego. Ntazi ibintu byinshi. Hari ibintu byabaye bibi by'ibiza, imvura iragwa nyinshi, itembana abantu muri iyi minsi n'ibintu byinshi, ayo makuru warayamenye? Wumvishe ko byagenze gute? Mbese imvura yaraguye, amazi aba menshi atembana abantu n'ibyaha. Utekereza ko ibyo bintu bibaho? Amashusho warabibonye? Wabyakiriye ute rero? Byari bibabaje. Uyu mwanya ni nk'ubuhe butumwa wageza nko ku bantu basigaye? Urumva hari nk'ababyeyi babuze abana babo, hari nk'abana babuze ababyeyi babo, hari abavanywe mu byabo, amatungo n'imitungo yabo biragenda. Ni nk'ubuhe butumwa wabaha nka Benie? Ubutumwa nabaha ni ihangane, bibaho mu buzima. Ubuzima ntabwo duhora n'ibyiza n'ibyishimo gusa, ariko nibakomeye mu Mana ibindi zabikora.
Benie usibye kubwiriza ntago ujya wumva wagira impano yo kuririmba cyangwa ni diyeze ariko ubonye nk'umutoza wajya nko kuririmba mu bahanzi dufite mu Rwanda n'uwuhe ujya ubona w'icyitegererezo ku buryo waba nkawe? Israel Mbonyi ni nk'iyo ndirimbo y'ukunda ririmbaho nyine nubwo ari akadiyeze nyine twumve ukadiyeze nawe nakabona byo uravuga ati nubwo yakakadiyeze ariko ntako atari yagize ariko byo urabona yuko muririmbiye n'akantu sinumva suhogoza ari nega ngo yari uramuzi mwigeze muhura umuhuye personally ni nk'iki wamubwira? Wigeze usura Mignone ni nk'iyahe magambo mwaganiriye Apostle Mignone uyu munsi ujya wibuka ukavuga ngo uri umubyeyi nk'umu Apostle namukuyeho impamba? yarambwiye ngo buri kintu cyose nkora nze nkora mu bwenge kandi njya gufasha nze mfasha kuvuye ku mutima afana kwigaragaza ngo nigaragarize abantu. Yego, ubyo nibyo wazirikanye kuri Apostle Mignone. Yego, abandi bavuga butumwa b'icyitegererezo bawe ni bande hano mu Rwanda? Hortense mukundira iki? Ni iki Hortense wamusaba muhuye cyangwa mwarahuye? Muhuye wamusaba iki? Namusaba kujya nawe amibitekerezo nanjye nyine nkamira nkawe. Yego, undi ninde? Undi ni Rutayisire. Antoine Rutayisire. Ikintu namwigiyeho kindi ayabwiriza kandi akabwiriza ibintu birimo ubwenge kandi kumvikana. Yego, ni nk'irihe jambo yaba yaravuze wibuka mu byigisho bye byose cyangwa mu magambo avuga y'ubwenge? Hari ibintu byinshi kamere kuzo yambwiye. Yarambwiye ngo sihishire hejuru nihe ngo numve iyo ngo abana baba bageze muri urwo rugero bariyumva cyane ariko njyewe nzagume mu Mana. Yego. Reka dusoze rero tukwifuriza isabukuru nziza. Hari abantu baba diaspora baba hanze baba mu Rwanda, abantu bagukunda, mu by'ukuri ni nk'ubuhe butumwa bagenera kuri uyu munsi? Abankunda nanjye ndabakunda, bakomeze banyere ku rukundo, bampe ibitekerezo nanjye kugira ngo ngende nawe. Yego, ugiye gusenga rero urasenga muri rusange usengera ariko by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda ndetse nabari abantu bagizweho ingaruka na biriya biza kugira ngo Imana ibakomeze ndetse izabashumbushe ibahe n'ibindi bintu ndetse unasenga muri rusange usengera n'aba bana baje bakugaragiye. Yego. Turagushimiye, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kuri Imana nziza kandi twitaho tugeze hano imbere yawe, wakoze kubana nanjye muri iki gikorwa, abana bangarazi baha umugisha, abanyamakuru, abantu bose baje hano ubaha umugisha n'abadukurikiye. Rero komezwane natwe abahitanye n'ibiza n'ababuze ababo, ubakomereze mu mbaraga zawe kandi nitwongera kumva ko bizagenze neza tuzashima izina ryawe. Ugakomezwane natwe twese mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ngaha abana nibagende baguhobera bakwifuriza felicitation mukomeza mugenda no mu nzu kumeza bahobera.